Tugiye guteka kari fish. Kari fish. Yego, ariko hari abantu bashyira creme fresh muri kari fish. Ngiye rero ntabwo nyikunda. Ikindi cyiza cy'iyi kari fish. Sha uyiteka umwanya muto ushoboka. Rero ngiye nyiri gushyiramo ibirungo ko yaguteka amavuta make. Hari ukuntu uba ubona biri gufata hasi nk'ibishaka gushirira. Niyambaza amazi. Aho kugira ngo nze kuba nashyizemo amavuta menshi nibigire ngo nibifate hasi. Yatangiye guhumura bana. Iyo ngiyo ni inoza niyo. Ni kari. Oya iyo ushyizemo ihumuje ni iriya fish masala. Ushyizemo kari. Bitewe nuko zino fi ziba zoroshye wirinda kuzishyiramo ukajya kugaragura. Nazo vungukiramo. Biratabishya nawe. Okay. Biratabishya kabisa. Ndabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 ndi kumwe na Ketchup mu gikoni nyuma y'imyaka myinshi cyane tubabeshya ibyo kurya uyu munsi yashyigikiye abantu. Ketchup meze neza? Meze neza ndashima Imana. Ari corona ibintu niba bizaribwa muhe mwaka. Kubera integuzo yo gutekera abantu twabateguje tujye guteka iki uyu munsi turateka tunaganira tuvuga ibyo dufite turaza kuza kwifashisha kugeza ku musaruro wa nyuma y'icyo tugiye guteka nicyo kimaze mu buzima. Tugiye guteka kari fish. Kari fish. Yego, ariko hari abantu bashyira creme fresh muri kari fish. Ngiye rero ntabwo nyikunda. Rero hari nk'ibintu abantu basanzwe bazi bijya muri kari fish batari bubonemo. Kaboje byose kabirya yuwe. Kandi ni mwebwe nekeye ntari. Urumva uburyo tugiye kuyiteka nibwo buryo ngewe nyitekamo ariko ni kari fish. Rero ikintu cya mbere turi bukoreshe ni poivro. Yego. Bitewe nuko nubundi ifi turi bukoreshe ntabwo ifi dukoresha ntabwo ari nyinshi turakoresha ibintu bike bike. Yego. Ntabwo naki urumva yagize agahinda. Bura waraza gupfa. Babonye ibintu yavangavanze. N'igitunguru. Yego. Amavuta nk'ibisanzwe ikindi hano hari kari powder. Yego. Niyo turi bukoreshe tugakoresha na black pepper. Tugakoresha na fish masala. Yego. Naipendaga sana. Kumwe na soya sauce. Ikindi na tungurusumu n'umunyu. Hano harimo urunyanya rurabye. Rumwe. Nta mavuta turi burya se? Ntabwo turi burya amavuta. Oya amavuta arimo dore ngaye. Reka nanashyiremo dukeya hano. Urumva? Nibyo bintu tugiye gukoresha n'umunyu nk'ibisanzwe. Noneho ibi byo ni biki? Iyi ni gombo. Nayo turayirya se? Oya ni yanjye ngenyine. Amazi ya gombo. Amazi ya gombo. Ngewe rero iyo ndi guteka bisaba ko mfite ikintu mba ndi kunywa. Ikindi maze iminsi nanarwaye niyo mpamvu ndi gukenera ibintu bimereza imbaraga cyane. Mvuye muri siporo ariko nazo ntizagenze neza. Ikindi rero nibagiwe kuvuga agasestomate. Sestomate ni ugukoresha iyo waba ufite iyo ari yo yose. Abantu muze kwihanganira amajwi y'abana muri kumwe bari kurira. Iyo yabirinda. Igitunguru ni hame cy'umutuku. Sha oya ushaka gukoresha ubaye urya icyumweru utagira urya icy'umutuku wagikoresha. Ketchup mureba n'umushefitene wize ibintu byo guteka unabikora nk'umwuga abikunze. Nabyize bikomeye ariko ndabyiga ndabirangiza. Igitunguru katamo duto pe ko ngiye ntabwo nkunda ibiryo bishinyitsemo ibitunguru. Rero kari fish ntabwo ndayirya kuva navuka ari mu restaurant. Ndahira. Nta nubwo nzi ngo bimeze gute. Nta nubwo? Njye nakuze badutogosereza isamaki. Reka da. Ariko n'ubundi ifi itogosheje iraryoha nanjye ndayikunda cyane. Irimo dodo niko badutogosereza gatwebwe. Urumva twumwana avuga ku ibere. Yetaga ajya ku isamaki itogosheje. Okay. Rero ngo bya kari aba bwo usuni bw'amafi bungaye. Sha ni bwinshi. Ni bwinshi cyane. Ngiramo mu bwo mu bwuzima.
hari ifi itogosheje, hari kari ugiye kureba uyu munsi, yego hari ifi ikawushije ushaka kuyishyiraho ibitunguru nayo tuzayibatekera, yego ntabwo twari twayiteka. Hari ubundi bwoko ni ubuhera, ibyo mvuga ariko nibyo ngewe nzi guteka. Ubundi bwoko ni ubuhewe ndabwibagiwe, yego ariko icyiza gihari ikayi nigiragamo ndacyayifite. yego umwanya wa etide ntabwo wakuvuna sha wapi ubu ngubu, ariko tugomba gukora na burete sibyo? burete, ahubwo burete we uwo munsi tuzazikora tugomba kuzaba dufite abantu benshi bari buzirye burete. Aha, ikindi ni ikira burete yo sawa kabisa. Burete icyo gihe tuzakorana, ariko nabyibagiwe, tuzakorana mayoneze gato, akamayoneze twari kugura motardi ku buryo umuntu ku gihumbi cye yakora mayoneze. Yego, tukigisha abantu gukora mayoneze mu note y'igihumbi. Ibyo bintu turabyemeje ngewe nawe ijana. nimushaka nimwirirwe mukatinga, mbwira abantu hano mama ni iki mukubite bagiye kwita ku bana. Noneho nuko rero nimwongere guteka, ariko numva ko ibiryo biri gushya bishiririye. Urumva nanjye gukomerezaho nibuka ko biri gushya bishiririye. Ubundi ni kabasore bateka. None iyo bigeze ku muceri, umuceri utarashirira ntabwo yumva kutaraye, isafuriya y'amazi itarahinduka umukara aba yumva bigishoboka, aba atarashye. Mana we, nigeze guteka ariko nayo nizihiwe, ngiye guteka amazi yo gushyira muri teremusi. Nyashyiraho nijoro saa 5 ntashye, ndahagarika nirambike utuntu dutanu araba ahiye, nsange teremusi ndebe ko ari nzima. Nkiri umusore mbanyateretseho nicurugwe n'abaturanyi babo barakomanga mu gitondo saa 11. Amazi yari evapo yose arashira, isafuriya ijya hirashya irikunja. Mana ya, noneho gazi itangira guhumura mu nzu. yama wari bupfiremo. Iteka Imana arinda abasore bayo, abasore cyane. None se iyi karifishi itekwa n'umwe bwoko bw'ifi? Terapi nuza Thompson yayiteka. Sha reka nkubwire naga Thompson, nta nubwo nzi uburyo ibintu, gusa ikintu nzi Thompson iryoha muri dodo zirimo nk'ubunyobwa cyangwa isosi y'ubunyobwa ugashyiramo Thompson, ariko ugiye kuyishyiramo hano byaba ari fu. Gusa ushobora gukoresha file nk'iyo turi bukoreshe, cyangwa se ukaba wakoresha hajya bayita terapiya. Terapiya kabishonzi. Ishonzi ni kimwe kirekire. Noneho ndamu wanjye arambwiye ngo Thompson bimeze nk'inzoka. Thompson ndayanga, naga n'umwuka wayo. Ntabwo yahirya niyo wamu. Naga n'umwuka wayo, nuko hano batanyishyuye shamba mbabwiye mbambamamarije. Ariko na maendero yabo ni sawa. Impamvu kambivugeho n'ubundi nta kundi. Nakoreshaga hano ariko kubera abana bazi gufungura. Gaze yari kuzajya ihora mu nzu bigateza ibibazo. Ndabireka kuyikoresha, ngura kano kaboro. Ndateka nkaba nzi ko atahagera kandi nta bibazo kagira. Ubwo ngiye gushyiramo inyanya abaho. Ibitunguru bidahiye se? Oya birahiye. Usibye yuko njye nanahisha ibitunguru na poivro cyane. Anayise nijoro. Ntabwo uri bubirye. Ashaka umuganga wo mu nda. Oya kubirya byo ndabirya ntago nabihereza. Ahubwo nyuma yo kubirya harakurikiraho iki? Oya humura. Ntabwo njya mbihisha cyane nyine ngo wumve ngo byahiye. Yego. Ni iminota 3 kuri 4 kuri ibyo bitunguru na poivro, kandi ku muriro muke cyane. Tekinike ya mbere yo guteka neza no gutekera ku muriro muke. Iyo ugiye kujya guteka umva none uriye umuriro muke ngo bitinda gushya. Oya ntabwo bitinda gushya, ahubwo bishya neza. Ntabwo bishya ikinuza. Ngite ngo giki? Ngo bari abatife gapojo. Iyo ugiye guteka inyama n'umuceri byose biro minota 40. wabona biteka bivanze. Oya ntabwo bivanga, bitandukanya pe. Ariko inyama urayishitura ku tuntu ku gikuta. Wambabare nkazagusura. Gapo. Ketchup ngashaka kuzagusura. Iyo mwatetse ntabwo mwakira abashyitsi. Ngo baba mwakomaje. Hari iribisi. Karifishi.
nkurikire ndebe karifishi nanjye nshobora kujya kuyiteka. niba wumva bimeze neza uzayitekera umuntu. njya nikundira kantite. ngiye urumva twebwe ngiye gushyiramo tungurusumu. zijyamo nyuma biterwa n'ukuntu umuntu aziteka. hari n'abantu bazikaranga mu mavuta. nanjye nzi ko bateka tungurusumu. oya ntabwo ari abantu bose, buri muntu wese agira ukuntu aziteka. none hari nk'abantu barya tungurusumu nyinshi shaho. mufite inzoka mbashyiremo nyinshi. kashaka nzishyiremo zose. gaposho zimumereye nabi. inzoka ntabwo yaba arya ibiryo inyama n'umuceri bihira mu minota 40 kandi akoresha ikigali imwe bibura inyama zikiri inyama kubera ko ngo bazitinijeho zihira 25. ariko rimwe nzafata inyama nk'inusu nindangiza ndishyiremo ibirungo byose nitecyamo n'umuceri nabe ikintu kiri buvemo. ni igisanzu n'umuceri oya zitarayinagiraho ni ukuzikaranga bisanzwe. ibiro bavamo pirawu. ipirawu si ubwo imeze y'umweru yateteme baronze. noneho hari ibirungo uri bunsobanurire niba ntahandi hantu bikora. yego. nk'iyo kari pawuda ikora hehe? iyi kari pawuda rero ikora ahantu henshi. harimo kari ariko mu bintu byose bigiyemo bihita byitwa kari. ubusaba ariko tubyitara nyine mbwira ikora hehe? ngewe ahantu njya nyiteka mu bishyimbo, mu mashaza, ariko ibishyimbo by'ibitonore, mu mashaza, ahandi hariya ni aho ngaho. ikindi ubishaka ushaka kuyiteka uyikase nk'uko ngewe mbikoze, cyangwa se ukaba wayirambikamo kuri iyi. byose nta kintu biba bitwaye, biremewe. ikindi cyiza cy'iyi karifishi uyiteka umwanya muto ushoboka. hagera icyo ndimo ndavuga ushoboka pe mu minota 10 gaposha arabariye. nzi nk'ubashize iminota 8 kandi bigiye gushya. ni ukuri ibihiye ntabwo itinda. ni bimwe mu biryo iyo mutabaza ari byo ari burye naha niyo natasanga ye numva kubiteka nta kintu bitari bunere ubunebwe. none ngari kubona ari duke. sawa ko gapo wajya urya. none se ntabwo uzi ko tugifite gahunda dukomeje, dushobora no kugenda tukarya no mu muhanda n'ibindi. inzira turimo irakomeje. iremerewe imirire. inyanya rero ngiye ziteka umwanya muremure, sinzi nimba ari bibi. ababizi niba ari bibi batubwire. ni bibi kubera bitinza kurya. umva ni nk'umuntu usenga agasenga isengesho ry'iminota 4 kandi ariko mani mujya mureba nzovu baramubwira gusenga kamera nk'ari kubwe. bari abagabo baransetsa. uzi ko ikiganiro cyabo kiba kimaze nk'amezi 8 nsubira inyuma nkajya kukireba. nabidateye na cyane. noneho kajya byamubwiye ngo aranuka ngo mu kanwa ngo afite ibintu ari kunuka ngo atazi ngo niba ari kunuka uwo mugore we bararanye. kanyumye kora abandi bantu toca. ariko we ubuze bari abagabo nibuka special yakayadutekeye. warayibonye? ye baba we yari imeze nabi. kabigiriye kanze ndebe niba nkiyifite. noneho yakanga mu bintu byatumye niba wenda navuga nk'ibintu byo bidindira ngo nuko yakango bamufunze akajya kumusura. bamufunze baramubajije nyine ngo ingamba yari afite muri uyu mwaka nyine birangira zigezeho ngo yahuye n'ibibazo byinshi ngo yakamwana ngo baramufunze ajya kumusura. niyo mbogamizi uzahuye nayo nzovu. yego tumye tugera ku nzozi ze. ni ukuri kw'Imana. akavidewo nakabonye. guteka kuko hari abadamu benshi rwose batazi gutegura icyo kurya. bategura abagabo babo rwose ibintu bidasobanutse. ubu ni umureti utandukanye n'ibyo bita sipesiyare. sipesiyare uba washyizemo akandi kantu. agafiriti ugashyiramo nk'agafi ugashyiramo nk'akaforomaje. ariko iyo bavuze ngo ni umureti naturel ntabwo ari sipesi. ngo ni special ko ntabwo ari special. urabanza
ari kurya ngo hoya miyafone yanjye nkumvishe rero n'akaboro nananiwe kugapostinga uyu munsi nahise nijoro Shimana wese wumve nizere ko kumara iki kiganiro USA United of America USA muri USA bazajya USA arya biri sexy akaratera n'abantu bamureba apeti uranganzo burya arahekenya n'inkiru twasa rumeze nk'urw'ingurube twasa yarwa ntabwo nasa yarorowe agira niyo umunyu mwinshi hasi nakanyobya ntabwo nasa yarorowe agira niyo umunyu mwinshi hasi uzi ko cyabushyizemo koko birashyushye ushobora kugutwika ubu rero nayo mfite reka babwize ukuri abantu baba bafite ibibazo by'abantu nyine wumva utameze neza bajya bajya kwa manibu birebera hariho abantu aha ni uko hagezweho njya gushyiramo agasarisa gake cyane umva gake pe kugira ngo bitukure ntago ino sosi ntabwo iri buze kuba ari umutuku ni ukugira akamfashe gufata kubera ngewe nakoresha creme fresh nayishyizemo yaba amazi cyane nyuma yaho rero nshyiramo soya sosi gake cyane gake pe hajya soya sosi marike soya sosi imeze nk'amagi n'amagi twatetse se bamugana basi nyine kamagi pe nabivuyeho kera najyaga nziteka ariko naje kumva karase buriya karamara icyo gace kakayiko kano ni akagugusa ikindi ituma hari nk'abantu bateka isosi ugasanga isosi iratukura ukagira ngo ukabona ntabwo ishimishije iyo uyishyizemo rero igabanya n'ubwo bukana bwo gutukura kandi inaryoshya ibiryo hanyuma ibyo ni ibikiza ni amazi ni uko nayashyizemo hano kubera tungurusumu turimo turateka karifishi amafaranga make cyane wateka karifishi kanze turababarira nyuma y'aha rero turashyiramo fishi masala ariko iyo ikora ku ifi gusa ni iy'ifi nyine ariko habaho n'izindi zitandukanye hariho pilawu masala hariho bifu masala kirashaka twakoreshaga arya bahita ngukira cya kintu cyagiye twakoreshaga mwagikoreshaga he mu nyama simambiri na kawumera ngaho kawumera na simambiri kawumera yaragiye yarabuze simambiri se ubundi bimeze gute simambiri n'ubundi iracyahari igura 20 yego akorome ubundi ufite imyaka ingahe mwana wawe Veni senga twegura veni senga kiramo amazi igiceri cy'atanu kigikora rero ngiye nyiri gushyiramo ibirungo ko yaguteka amavuta make hari ukuntu uba ubona biri gufata hasi nk'ibishaka gushirira niyambaza amazi aho kugira ngo nze kuba nashyizemo amavuta menshi ntibigire ngo ntibifate hasi yatangiye guhumura abana iyo ngiyo ni inoza niyo ni kare iyo ushyizemo ihumuje ni iriya fishi masara ushyizemo kari pawuda ibiyiko bibiri bitoya fishi masara twashyizemo kamwe n'igice ariko ubishyiramo bitewe n'ingano y'isosi ugiye gukora noneho n'akunyu gakeya muraza kwihangana akoze kari gake cyane ni gake pe ni kagake aho kugira kabe kenshi ube mwinshi mama bibi ndaje
ikindi ntabwo ndi kwibuka ni kubera inkuru twagiyemo za yaka sinibuka nimba nashyizemo black pepper ariko simurya ntayo urusenda bashyizemo black pepper nayo bashyizemo nabirebaga yo imara ikintu kuzanamo agasenda iraryoha pe ituma ibiryo biryoha ikindi hazamo nyine n'agasenda nkaba arabanza kagiye kubera ku munota wa 10 gapo gapungu nubereka ukuntu isa dore irasa umuhondo ntabwo iba isa umutuku nka za sosi zo muri nusi wagira ngo n'indagara ziseye wajya n'indagara ziseye kapo sibyo ra ntabwo n'indagara ziseye pe gusa harimo isamaki harimo isamaki oya nta samaki irimo shaka guteka bitera ubunebwe reka gaposha ajya atekera rimwe bihiri atekamo amazi bihiri icyarimwe umaze kongeramo amazi inshuro zigera nko muri 32 kandi ukayongeramo witonze bigahita biba umujagara ikintu kijya gukurikiraho hano rero ngiye gushyiramo ifi poisson bitewe n'uko zino fi ziba zoroshye wirinda kuzishyiramo ukajya kugaragura nawe zavungukiramo birate bishya nayo leta bishya kabisa wirinda ibintu by'umugaraguro mu kanya iratogota izamuke turayitogotesha iminota ingahe natangiye kuvugisha iminota 5 ngo turayitogota iminota 5 niko bigenda ku nyama iminota 5 irabirangiye iminota 5 kugira ngo itavungagurika ibintu byinjiyemo imbere kuyigarura ariko iminota 5 birabibonetse kucyo udapfundikira keca rero kubera ndaha ndikumva nashaka gupfundikira ariko ubusanzwe urapfundikira arambe ngo umuceri udapfundikiye ngo urabyimba tinyimana kangaruke mu nkuru z'imiceri byimba upfundikiye bigeze nindabikubwiye zikubyimbye imiceri ninde wakubwiye ko umuceri ugeze sinzi umuntu nabyumvanye ambwira ngo ntabwo urabyimba ngo udapfundikiye nahira nahanduje kigeri yanyeretse ko dushyiramo n'inuza n'ikara mu gihe washiririye umuceri kugira ngo umwuka mubuvemo yego ikara ribikuramo yego reka tugeze iminota 5 irabihiye duhaye ubundi turebere zirita ya kari fish irabihiye yo masamake buri muntu wese yajya ko mbonye ibirungo byinshi umwana wayimuha oya ntabwo wayimuha twakuramo nka bingahe kugira ngo umwana yirye umwana se ubundi ubwo y'imyaka ingahe twakuramo na black pepper munsi y'3 munsi y'3 black pepper Mika yavamo wayikuramo nihangane gatoya Mika ninde pu umuntu ugukubise agize imana simubonye mama bibi sibyo akiri hanagura yari kumwishyura pore kari fish yacu irimo gutogota igeze kure ukuyemo black pepper n'umwana w'imyaka ingahe isubira nk'iyo kama ari buyiryeho black pepper nshyiramo gake cyane ariko ibindi arabirya kuko hano turya ibirungo pe yarabimenyereye hari igihe kigera tukarya ibintu birimo ibirungo hari n'igihe kigera tukarya ibintu bitarimo ibirungo byinshi bitogosheje gusa iyo fi yacu se ubu yarya abantu bangahe batameze nka gaposho babiri ubundi ngiyi ni abantu babiri uko baba barya kose babiri ibihagije
wowe nande ese ufite icyizere yegora ngahita bisiba. kabwira abantu bananiwe kunywa gombo. Hari abantu batabasha kuyinywa gutya birimo bashyiramo umuheha. ngakurura. Hari igihe nk'uko ndi kunywa aba yumva bimujyaho akumva hari sinzi ukuntu hari abantu bigirira isesemi hafi akumva ntabwo bikunda ariko iyo ushyizemo umuheha biroroha mu buryo bwo kuyinywa ntabwo uyumva cyane nk'uko nguko. Njye no kuyireba none igiyinywa sha ngewe kugira ngo atabiki kugira ngo unanuke usavuze ko ushaka siporo. humura icyo nagabanyije ndakizi. Nagabanyije gutya none ibiro bitangiye gabaza kuvaho ibigira mu 3. Nagabanyije gutya nagore na hano ruguru hano ruguru hano ntagashana meruka cyaje. Urumva ko ndi kuri regime n'imyitozo nk'umusore wa 70 uri kugabanya ibiro kuko bagabanyaho bingahe. Nababwiye ko nagucishamo ikimami ariko ngiye hari zagiye hejuru nizo ndi gushyira ku ruhande. Bagire ngo ndi kugaragura. Turi kurya karifishi. Kurya amafi ni byiza cyane. Kurya karifishi. Gapo wumvisha. Ese we nande bari kurya. Nagikubisa amazi amaso abayuzuye akanwa. Kumva. Ngo naciye. Siri guhumura. Nuko bidapfundikiye ngo impfundure wowe. Ibihumura neza. Birahumura cyane. Ikindi ushaka kuyirisha pate jaune, ushobora kuyirisha kawunga. Ubugari busanzwe. Turayirisha umuceri n'ubugari busanzwe. Ikindi ushaka kuyirisha na sote. Sote. Biba bimeze neza. Yego. Ngiyo karifishi yacu mu kanya turaza tubereka rezilita y'ibyageze mu ndaga. Short time. Karifishi yacu yahiye mu minota 5. Noneho rero tugiye no kuyakompanya. Nukuri n'umuceri. Kuyakompanya n'umuceri. Nanjye byahubwa maritiro ko bajya mu bunyobwa. Wajyarimo ubunyobwa. Kwe kunisa. Ni nabyo biriho amafi manini. Ibi ngibi ni ibyande. Nico kendekera. Njye nanganya ndya amafi. Ikibazo nawe nacyo kwica. Nago urya ifi? Oya. Tinyuma. Gwahaha. Ubundi batubwira ko ngo habaye ikintu cyitwa kumirana hagati y'ifi na Nowa. Habaye igikorwa cyo kumirana. Kimwe cyari iki kimwe cyamize ikindi. Yego. Okay. Ngiyo ibyo kurya bya ketchup wabibonye ngiye kuguta nubwo atari njye ugiye kubirya. Kuguta no kugira ninduri shiko muri mwe gaposho ngiye nkunda ikiyiko sinkunda ibintu bimakazi gapo mahirwe ntabwo ngiye kurya ku byawe. Ibi biryo biraryoha kandi biboneka mu mwanya muto cyane. Nanjye ndabyemeye. Nukuri pe. Hari ukuntu ubundi wumva ngo ugiye gukora ikiganiro cyo guteka. Mu by'ukuri ukumva urarambiwe utaranagikora. Uri bahati ibirayi, uri bukata inyama ukazitogosa umwanya munini. Ndasoza uvuga ko yumvije uravuga ariko uyu munsi. Uzi ukuntu bimeze? Tujye kwa dukatinze mbanze murye cyangwa murye nanjye nagiye kuri kamera. Uvuga ukuntu bimeze kuko njyewe bimeze neza turimo turabibona.